kandi Uwiteka Imana iravuga ati umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze muri aka kanya, wowe ukomeje kubana natwe muri ibi biganiro byacu. Tugushimira yuko ukomeje kumva imiburo ndetse no gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira amagambo avuga ngo niwibeshya mukubara urahomba. Niwibeshya mukubara urahomba. Nkaba ngusaba rero kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi dusabe Mwuka Wera kugira ngo akomeze kudusobanura no kutwigisha. Reka rero mbere yuko twimbika kandi tujya mbere tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro kibi cyawe. Reka rero Mwami udukuze tugere ku rugero rukwiriye abana bawe. Ijambo ryawe wandikishije rikomeze gukomanga inkingi z'imitima yacu kugira ngo turushirizweho kuba abakristo buzuye biteguye kugaruka kwawe. Niwerekanwa ku bicu tuzishimire kubana nawe. Ngaho rero muri uyu mwanya mwiza ongera utugirire neza kandi udusobanurire mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo niwibeshya mu mibare urahomba. Mbese ni iki cyaba gitera abantu gukurikira inyigisho ziyobya? Ni iki cyaba gitera abantu gukomeza imyizerere kandi bazi neza yuko idahuye n'ijambo ry'Imana? Ni byinshi cyane. Ahari bishobora kuba biterwa n'indamu babikuramo, cyangwa se biba bishobora kuba biterwa n'imiryango bavukiyemo, cyangwa se n'inyigisho zamaze kwangiza intekerezo zabo. Ariko uyu mwanya ndagusaba ngo ugenzurane ubushishozi ibyo wigishwa n'abayobozi bawe nimba bihamanya neza n'ibyanditswe byera. Abantu benshi baheze mu rungabangamo bitewe nuko batabasha kwisomera no gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana. Mbese wabuze impamvu abantu batifuza kumva inyigisho z'ukuri? Hari icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Twihuse turebye mu rwa kabiri rwa Timoteyo ku gice cya 4. Reka dusome duhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigishwa bahuje n'irari ryabo. Icyo ni kimwe gishobora gutera umuntu gukurikira inyigisho z'ibinyoma ariko azi neza yuko ari ibinyoma, kuko afite ibyo ararikiye haba mu mirire cyangwa se mu minywere, akaba afite imyizerere idashobora kumubangamira. Kw'ibyo bintu bye bishobora kumutera gukurikira izo nyigisho bitewe nuko bitabangamira irari rye. Ariko se ibyo ngibyo bishobora kumuhesha agakiza? Ntibishoboka, kuko Yakobo 2:10 aravuga ngo uwitondera amategeko yose, umuntu nitondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ngo ntukice niwe wavuze ngo ntugasambane. Reka turebe irindi somo riboneka mu rwa mbere rwa Timoteyo ku gice cya 4. Turasoma duhereye ku murongo wa 1. Haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigishwa b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izushye. Abo bigishwa bareze cyane kandi biteguye gukoreshwa na Satani no kuyobya benshi batiteguye kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Birakwiye rero yuko ijambo ry'Imana turisoma dushimikiriye kugira ngo tubashe kumenya neza icyo ijambo ry'Imana rituyoboraho ndetse n'umugambi w'Imana ugasohorera mu mibereho yacu. Mbese ni iki gitera abantu
kugira ubujiji buri hejuru ku buryo batabasha no kumenya kubara. Ese ijambo ry'Imana ntituzi icyo ritwigisha? Reka turebe mu Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere turasoma ku murongo wa 12 tugeze ku wa 13. Hari amagambo uvuga ngo ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 3. Mbese bavandimwe nshuti yanjye, iki kintu cyo kuvuga yuko umunsi utangira saa 6 z'ijoro cyaje gute? Cyazanywe nande? Ku ijambo ry'Imana hano ritubwiye neza yuko umunsi utangira bugorobye. Dukwiye gusaba Mwuka Wera kugira ngo adusobanurire. Ntibikwiriye yuko dukomeza kugendera mu nyigisho zidahuye n'ijambo ry'Imana. None se umunsi w'icyumweru ubaho? Iki kintu ndashaka ko tugisesengura, tukagisesera neza, tugasobanukirwa imva n'imvano yacyo. Umunsi w'icyumweru ubaho? Ese Bibiliya irawuzi? Ese waje ute? Wazanwe nande? Reka turebe muri Matayo igice cya 28. Matayo igice cya 28 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Matayo 28 turasoma ku murongo wa mbere. Nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Ahangaha mw'iri somo ijambo ngira ngo twiteho cyane niringira rivuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7. Mbese abavuga yuko iyi sabato ishize ari ku cyumweru babisoma he? Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko iyi sabato ishize ariho umunsi ukurikiyeho witwa uwa mbere. Ibyo biradufasha iki rero? Biradufasha no kumenya kubara neza nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Reka turebe Abalewi igice cya 23. Abalewi igice cya 23 turasoma ku murongo wa 15 tugere 16. Abalewi 23 turasoma duhereye ku murongo wa 15 tugere 16. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Abalewi 23:15 kugera 16. Kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ku munsi mwazaniyeho umuganura w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Ahangaha ijambo ritubwiye yuko nitujya tubara iminsi, tujye tubara duhereye ku munsi ukurikiyeho isabato irangiye. Umunsi ukurikira isabato aba ari wo munsi wa mbere. Mbese umunsi w'icyumweru waje ute? Umunsi w'isabato iyo urangiye kukurikiyeho ari uwa mbere, uwitwa icyumweru waje ute? Waturutse he? Uzabona isomo rimuhamiriza yuko umunsi w'icyumweru ubaho, azanyegere nzamuhemba. Nimba umuntu atabasha kumenya no gusobanukirwa icyo Imana idushakaho,
ni byiza yuko yakwegera Imana ikamusobanurira. Ni byiza ko yakwegera ijambo ry'Imana rikamwigisha. Si byiza ko twigishwa n'abantu kuko nabo bashobora kutuyobya. Nagira ngo nkubwire yuko niwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, niwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ibi bizakubashisha kugendera mu bushake bwayo. Reka dusabe Mwuka Wera akomeze kubana n'imitekerereze yacu n'imikorere yacu kugira ngo turushirizweho kunguka no gusobanukirwa byinshi. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka nkurarikire rero kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki cyigisho kivuga ngo niwibeshya mu mibare urahomba. Turebe neza tubashe kumenya kubara, nibwo tuzamenya n'impamvu y'ibyo byose. Tumenye uko byaje ndetse n'iherezo ryabyo. Tumenye n'icyo ijambo ry'Imana rishaka ko tumenya. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, ushimwe wowe udahwema kuduha ibidukwiriye amanywa n'ijoro. Komeza utwigishe rero nk'uko wabigambiriye uhereye mu nama y'agakiza, ubwo wifuzaga yuko umuntu azaba umuntu utunganye kandi uguhimbaza, nubwo umwanzi Satani atabyishimiye akifuza kumucumuza. Mwami, turagushimiye yuko witanze ku musaraba kugira ngo twongere kubona ubugingo. Reka rero ayo maraso waduseseye ku musaraba akomeze koza imitima yacu, akomeze kuduhindura abakwiriye ubwami bwawe mu izina rya Yesu.